kirego ni ikintu kigaragarira buri muntu wese ndetse namwe ubwanyu murakibona ko mu byaha byose ubushinjacyaha buri mu kunshinja nabwo ubwabwo burahuzagurika. Ni ibyaha nabo ubwabo batazi icyo bandega, kuko ibyo banatangiye bandega uyu munsi nta naho binahuriye n'ibyo ndi bukuregwa uyu munsi. Batangiye bandega ibyaha bimwe nkabyisobanuraho, bakabikuramo ejo bagashaka ibindi nkabyisobanuraho, none namwe ubwanyu murabyibonera n'amaso yanyu ko mu by'ukuri aba bantu ibintu bandega nabo ubwabo bahuzagurika mu byo bavuga. Bameze nk'aho bari kunsubiza mu mazimwe, kubwira umuntu ngo subira mu bintu wavuze kandi yavugiye kuri publique ntabivugiye mu ibanga. Ni ibintu batakagombye kumbaza uyu munsi, niba koko umushinjacyaha yivugira uvuga ati ni Ikinyarwanda yavuze, ntabwo ari ururimi rw'amahanga yakoresheje, yakagombye kuba icyo Kinyarwanda yaracyumvishije, ntabakimbikiramo ngo mwavuze iki ngo bimusobanurire. Mu bigaragara rero ni ibintu byo kugenda bashakira ibyaha, kuko niba atinyuka akavuga ngo kereka ngo bandekuye ngo umunwa bakawufunga ngo amaboko ngo namwe ubwanyu mwumva ko ni imvugo mbi, ni imvugo zirimo menase zidakwiye kubwirwa umuntu, zitakwiye kubwirwa umuntu w'umunyagihugu. Ntabwo harimo gukunda umuntu w'umunyagihugu, kuko niba ukunda igihugu ufata umubyeyi nkanjye ntiyarigeze nshaka gutoroka n'umunsi n'umwe, yewe n'izo video nari kuzivuga ndi hanze nari mfite passport ntabwo byari kunanira. Nurangiza ushaka kunsabira igifungo kimfunga nta mpamvu ngo objectif bakunyohereza mageragere kugira ngo mbabare, nyamara nawe ubwawe wizi ko umutimanama wawe ibintu uri kunshinja byose nta na kimwe kiricyo. Ndahamya neza ko umutimanama w'umushinjacyaha ubwe uzamutravaya kuba ashaka kunshinja ibinyoma, kandi abizi neza yuko ambeshyera, agashaka kunzanaho ibirego bya sheki ajya gutandukanya umugore ufite iyo sheki, ngewe abizi neza yuko ibyo bintu byose ari byo kumpambiraho. Ese icyo kirego niba cyaratanzwe muri ribu yigeze impamagara ngo nisobanure kuri icyo kibazo? Ese na ribu yarantinye ko natangiye mbibabaza kuva kare? Icyo kirego kuki kije uyu munsi? Mu gisuzumana ubushishozi mu bwenge bwanyu na conscience yanyu n'amategeko yanyu mwizeye nyakubahwa perezida w'urukiko. Wera muri 2018 kugeza muri 2020 umuntu wera afite sheke y'itagaciro itatari yarabimenyeye akayiregera mu kwezi kwa gatanu muri 2018. Ese mu kwiyinagera ntahamagara irangi ribu yaranguze ko nigeze mbona icyo kirego ngo nigere yiburana nigere yisobanura muha agaciro iki kintu. Mwibaze nawe guhera muri uko kwezi kwa gatanu muri 2020. Ikindi cya kabiri, kuvuga ngo ngiye navuze amagambo ngo ayo magambo ngo yari agamije ngo yari guteza ibibazo, ngo yari guteza inkuru. Ninde muntu wishwe n'amagambo undi muntu yavuze ngo mvuge ko wenda iyo ntwaro y'amagambo nayikoresheje bigatuma umuntu runaka apfa? Ese kwitwaza ngo nahamagariraga abantu mu manifestation idamange mu mwanya ko nabasobanuriye ngitangira ko ndi umuntu simple no mu mudugudu kubwabo batari banzi ko navugishijwe n'agahinda k'abaturage bababaye. Ndi nkande wahamagaraga abaturage ngo bankurikiye bakaza tukajya gukora iyo manifestation. Ibyo ubwabyo bagombaga kumva ko umuntu bivuze nta gaciro ibyo bintu byahabwa. Sindi umuyobozi ngo mpamagara abaturage nyobora, nta n'ishyaka mfite ndimo, narabibabwiye ngo mvuge ngo ndahamagara abanyeshyaka banjye banyoboke. Ninde wari kunyoboka niba ari kunkurikira? Ese kuki bataretse ngo icyo gikorwa kibeho ahubwo bandegereye amakosa yabayemo? Niba baragikuriye icyo bandega kindi ni iki? Niba naravuze uburenganzira bwanjye mpabwa n'itegeko nshinga nk'umunyagihugu, mumbaza ngo navugiye abantu nkandi, nabavugiye nk'umuturage ukunda igihugu cyanjye, kandi mpabwa n'uburenganzira n'itegeko nshinga kuvuga ibintu uko mbyumva n'uko mbibona. Ni uburenganzira bwanjye. Ntabwo rero mu by'ukuri ibyaha ashaka kunshinja
ari byo namwe ubwanyu murabibona n'abantu bose babyumva barabibona ko ari ibintu byo kugenda bampindira kuko intego ni ugufungwa. Ni iki gituma bansabira gufungwa kandi nta cyaha kirimo kigaragara hano kifungisha? Ni ikihe cyaha kigaragara aha ngaha? Ni nayo mpamvu ntekereza ko n'abo baje iwanjye bikomerekeje ku bushake bwabo wenda kugira ngo bambanire icyaha kuko nta cyaha bamboneraga. Kandi mubikurikiranye neza umushinjacyaha hari ikintu avuze, aravuze ngo nabo ngo ni uburyo bwo kurindira umutekano muri gereza. Kuki ndindirwa umutekano muri gereza? Igihugu cy'u Rwanda ntabwo gishobora kurinda umutekano w'umuturage uri hanze. Igihugu cyacu ntabwo gifite umutekano ku buryo kuncungira umutekano ari ukunjyana muri gereza. Kandi koko mu bigaragara bari abantu benshi y'iwanjye nababwiye ngo nta hantu hamwe muzabona ribu ijya ahantu mu rugo rw'umuntu ugiye ku mamoto. Sindigera mbibona n'umunsi n'umwe. Ari icyo gihe igihugu cyacu cyaba gikenyeye bihambaye. Niba batabona imodoka yo kugendamo bagiye gufata umuntu bagatega moto zitazwi. Ni ukuvuga ngo abantu benshi y'iwanjye baje nk'abasivili, bari bazanywe n'umugambi mubisha, baje kunkorera ikintu kibi kugira ngo bemere kwitwa ribu. Ni uko hari uwakomeretse, ubundi bagombaga gufatwa nk'abagizi ba nabi bamaze kunkorera umugambi mubi wari wateguwe n'abo bantu barwanya. Kandi bamuha ubusa, njye nta gikorwa kibi nigeze nshaka gukorera igihugu cyanjye. Iyo mbishaka nari gusohoka nkajya hanze nkasakuza nkavuga, ariko nari mu gihugu, narugiye mu gihugu kuko nari umunyagihugu kandi ugikunda utanateganya no kugihunga na rimwe. Kandi iyo nza kuba ndi umuntu w'umugome nshaka kuvuga munuze mu gihugu ushaka kukivuga nabi, nari gutangaza ngateza ubwego umunsi bamurikiye ahoraga iwanjye, yarafashe minisiteri yimurira iwanjye, azanywe no guhora ntera ubwoba, ambwira ngo perezida wa repubulika yamubwiye ngo niceceke ngo cyangwa mbi. Akanyereka mesaje za Dani Musa yamubwiye ngo ararageze iwanjye, ngo yaranje ararageze iwanjye. Ati nyemerera dufatane ifoto, ati kugira ngo nyimwereke ko nahageze, ati kuko ninkayimwereka nanjye baranyiki. Iyo ni torture birakoreye nk'umuturage kandi bavuye uburenganzira bwanjye bwo kuvuga ibyo mbona n'uko mbibona. Ntabwo bari bafite uburenganzira bwacu. Njye nkabona rero mu by'ukuri baretse ibintu by'ubugome no kumvapirira ibirego n'ibiki, bashyira conscience yabo ikabanza ikabemeza ikintu cyiza bagomba gukora, bakareka gukora ibintu bibi. Ikindi cya kabiri, babanje kunshinja ngo nkorana n'abantu bo hanze, ngo abo bita ibigarasha, ngo nibo bankoresha. Ibyo bintu barabisuzumye nyakubahwa perezida w'urukiko, babuze icyaha na kimwe kimfata kuko nta muntu n'umwe mbere yo gusohora video navuganaga nawe muri abo bantu. No muri message abantu bagiye banyandikira bambwira wenda bati wakoze, wadukoreye ubuvugizi, wagize neza. Ijambo nabasubizanya n'ijambo rimwe nababwiraga ngo murakoze, urakoze, Imana iguhe umugisha. Ndavuga ko batangiraga message bavuga ati umunsi nitwa runaka ntuyahana. Bigaragara yuko rero abo bantu sinigeze nkorana nabo. No mu message bagiye babona hari naho abantu nabo banyandikira bandikaga bambwira bati dore twabonye amakuru kuri wowe, kuri gikora nk'utagikorana na ribu, ahubwo uje gusenya opposition. Bigaragara ko nabo ubwabo batanizera. Njye ntabwo nkorana n'abanzi b'igihugu, nta bantu bandi bankoresha bo hanze. Njyewe nakoze ibintu kubera esprit patriotisme. Numvaga buri munyarwanda wese agomba kugira uburenganzira mu gihugu cye bungana n'ubundi, akishima, akanezerwa, akabona ibyo yakagombye kubona mu gihugu cye. Naho rero iby'ubushinjacyaha bunshinja byose ni ibinyoma, namwe ubwanyu murabibona n'amaso yanyu. Murakoze, nta kindi nakongeraho, gusa icyo mbasaba mwebwe mu bushishozi bwanyu, muri na conscience yanyu n'amategeko yanyu mwize, n'ukwemera kwanyu ntazi, murahita mubibona ko ndengana. Nkaba basaba kumfungura mukirengagiza ibyo bambeshyera, mukandenganura mwebwe, mukamfungura nkajya mu rugo gasanga abana banjye. Nabivuze ibintu nta bimenyetso na bimwe nabasha kuzimiza. Video zanjye zirahari, zarasohotse mu rwego rw'isi hose ziravuga. Nta muntu n'umwe ntabwo ushobora kuzisiba uyu munsi. Telefone yanjye nibo bayifite,
ibimenyetso byose barabishatse barabibuze, n'ibipapuro byanjye byose, amadokima yanjye yose ari mu maboko yabo. Ikintu nanjye kanjye baramfite, ariko uyu munsi mubishatse mwebwe nk'ubushinja nk'umucamanza mwandibera ngasanga abana banjye, kuko objectif niyo kumbabaza nta kindi, ariko mukarengera ko ndi umunyarwanda mwebwe, mukabona ko ndi umunyarwanda ukunda igihugu, mukandikura ngasanga abana banjye kuko nabo barangiriye. Nibyo nabasabaga, murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa perezida. Idamange tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri 2021 yagabweho igitero n'itsinda Arazi. Mu rwego rwo gushimangira imvugo za Madame Idamange, ndagira ngo ntumire ubushinjacyaha mu itegeko mpanabyaha, itegeko Code Penal 2018 article ya kabiri, aho itanga définition de l'infraction, ibisobanuro by'icyaha. Ijambo ritangirane igikorwa. Rero ntabwo imvugo ari igikorwa, ni amagambo abiri atandukanye. Bivuga yuko icyaha ni igikorwa. Rero ntabwo umuntu ashobora kuvuga hanyuma bivuzwemo igikorwa. Ndagira ngo ubushinjacyaha bubashe gutandukanya amagambo. Idamange yakoresheje amagambo, ntabwo akoresheje igikorwa. Urasanga nta materialite ihari n'imwe. Ntabwo imvugo ishobora kuba materialise, ntibishoboka. Kuko igikorwa cyari kuza guteza inkuru, gutesha agaciro, ibi byose bajya bavuga ni ibikorwa, ariko ntabwo ubushinjacyaha bubasha kugaragaza materialite. Rero muri ibyo ngibyo tugashinga tuvuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma uwo tunganira akomeza kuba muri kondisiyo arimo zo gufungwa, cyane ko ubushinjacyaha butabasha kugaragaza impungenge zifite mu gihe yaba ari hanze. Kuvuga yuko bamucungira umutekano, abanyarwanda bose rero babatwara muri Mageragere bagacungirwa umutekano, kuko niho hari umutekano, ahandi nta mutekano uhari. Twebwe nk'abanyamategeko tuzi ko igihugu cyacu gifite umutekano usesuye. Tuzi ko inzego z'ubutegetsi zihari z'ubuyobozi kandi zubahiriza umutekano w'Umunyarwanda. Kurekura rero Idamange agataha mu rugo ni ihame, kubera ko ibifungo ari exception. Tukaba twumva yuko ubushinjacyaha urukiko budashobora kugendera kuri exception turengagije principe ihame. Ikindi kandi tugira ngo twibutse ubushinjacyaha yuko tutaragira mu isi y'urubanza, kuko twumvise detaye bagiye bakora basubiramo, bakora interpretation n'ibindi, dusanga ari misi. Ariko cyo twarebagaho impamvu zikomeye byo dusanga zidakwiriye cyangwa zituzuye, kandi tubagaragaje yuko n'ifatwa rye ritigeze rikurikiza amategeko. Ikindi kandi Monsieur le Président, ubushinjacyaha bwivugiye imbere y'urukiko yuko umuyobozi w'umurenge yatereze umuyobozi w'isibo. Icya mbere dushaka ko urukiko rwagaragazwa n'ikimenyetso. Ese power of attorney yava ku murenge
kugira akayitsi kabisa yava ku murenge igahabwa umuyobozi w'isibo. Umuyobozi w'isibo niwo mubwirije umuyobozi w'umurenge. Umuyobozi w'umurenge igihe adahari asimburwa n'umuyobozi w'isibo. Usibye yuko nabyo monsieur le président ntabwo ari ukuri. Ukuri ni uko inzego zasagariye urugo rwa Idamange zaje zigenza zidafite umuyobozi n'umwe. Ibyo bishimangirwa n'uko ibyo tuba twavuga ubushinjacyaha kwisobanura uriko bwivuguruza. Mu mwanzuro twashikirije urukiko twawutanze mu gitondo kare saa 9 z'ijoro kubera ko twari dukora kuri dosiye. Ntabwo muri akadakizasiyo bavuga yuko hari umuyobozi bajyanye. Ni nacyo kimenyetso kigaragaza yuko ibyo bavuga imbere y'urukiko bifatwa nk'amagambo ntibifite gufata mu kuri. Ibisigaye turekeye ubwisanzure ubutabera kugira ngo Madame Idamange ntazigere azira imvugo ze mu rwego rwo kubahiriza amahame y'itegeko nshinga n'andi mategeko mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono nk'uko muyazi. Yumva byose byavuzwe ariko Monsieur le Président hari ikintu dushaka kugira ngo twibutse urukiko. Yavuze yuko ngo jenoside ikoreshwa nk'iturufu nk'uko ngo bakorora ikoreshwa nk'iturufu nk'uko jenoside ari iturufu. Sinzi uburyo yabikorye ariko kuko ubushinjacyaha bwafashe orientation yo kuvuga yuko jenoside ari iturufu ntibufate yuko covid ari iturufu. Iyo ni orientation y'ubushinjacyaha. Urukiko rero ntiruzaba umutego wo kuvuga yuko jenoside ari iturufu kuko nabwo nshobora kuba iturufu ni expression bene magambo ni ijambo ryakoresheje. Turashoboje kuri akoze Asigaye gusa kugeza amategeko gusa batazutabere